hari n'igihe numvishije ubuzima buhagaze nshakisha ikintu kinyica ndakibura bajya bamfukura bakajya bakata gutya bagashishimura amaraso agataruka nta n'ikinya mbese muri make urupfu rwaranyanze ubwo byabayeho kuwa kabiri ndakumara kuwa gatatu awe wumvaga ubuzima bwawe buhagaze bitewe n'uko wiyanze rubanda rwakwanze abantu bari kukunena aho unyuze ariho hose bakunoshanira inzara ngo dore kiratambutse. Ese icyo gihe Imana niba yarakubataga gukura aho hantu, ese uyu munsi hano indirimbo yawe ni iyihe? Indirimbo yawe ni iyihe? Abisirayeli rero baririmbanye na Mose baravuga bati iyi ndirimbo bati ndaririmbira Uwiteka kuko byageze aho bajya kumfuka bakamfuka numva baneraga ibinya bikanga bampa imiti yose ishoboka biranga. Byageze aho bajya kumfuka bakamfuka numva baneraga ibinya bikanga bampa imiti yose ishoboka biranga. Bagira nubwo bajya bampa ikinya nkakinywa mu kanwa biranga. nziza Uwiteka niwe Mana yanjye, niwe gakiza kanjye, ibintu byose byiza bitewe n'uko yamaze kubaneshereza, amaze kubica umudayimoni, amaze kubaneshereza umwanzi, amaze kubirukanira Farawo mu buzima bwabo. Nawe uyu munsi wawe mu buzima bwawe harimo Farawo, mu buzima bwawe harimo umwanzi sekibi uri gutuma udatera imbere, umwanzi sekibi uri gutuma ubuzima bwawe butsinagara, umwanzi sekibi uri gutuma utarya udahawe uronke, umwanzi sekibi utuma ubanyuramo webwe kandi babone yuko noneho Imana wasenze yari kandi ikora kandi ikomeye. Nitwa Jean Marie maze kwitaba Imana. Ni mutima cano y'utrakora subscribe waratinze bana natwe mu biganiro bya buri munsi kugira ngo ubashe kuvoma ku ivomo ry'amahoro, ku ivomo ryiza rizatuma ubona agakiza keza. Nitwa Jean Marie. Ni mutima cano y'utrakora subscribe waratinze. Uwiteka yagize ute? Yabaneshereje. Ese wowe Uwiteka uyu munsi wa none yakuneshereje iki? Yagukoreye iki cyatuma wishimira? Ese igihe wari ushonje akakugaburira, igihe wari wabuze akazi akaguhereza akazi, igihe umwana wawe yarabuze minerivare hakaza umuvandimwe akamufasha kubona minerivare, ukaba uraruhukiwe, icyo gihe ntabwo Uwiteka yarakuneshereje. Igihe wari uhombye nuko Uwiteka komeza kubashimira mwe wamaze gukora subscribe ku mutima cano. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Gahunda ni yayindi ugenda dusenga kandi dukora uko dushoboye kugira ngo ibiganiro byacu bigenda birashimisha hirya no hino, bigende bageraho. Ni ukuri Uwiteka Imana ariho arabareba aho muherereye aho ariho hose, kuko n'umuhati mutugaragariza batwereka yuko byose bimeze neza kubafasha. Rero bitewe n'ubwitange muba mwagaragaje, abamaze gukora subscribe ku mutima cano genda bashimira aho muherereye aho ariho hose ku isi, mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Rwanda, mu mahanga n'ahandi henshi.
nanjye rero nitwa Jean Marie bamaze kwitaba Imana iyo ni mutima cano nk'ibisanzwe. Uyu munsi tuvugana reka nze mwifurize ngo uzahorane akanwa gashima Imana, akanwa karimo indirimbo ishimira Uwiteka, isingiza Uwiteka, ndetse ururimi rwawe uzajya ruvuga iby'agaciro gusa, kuko Uwiteka Imana burya adufitiye akamaro gakomeye cyane, atwitaho kuko niko bwije tutamufite ntabwo byashoboka. Nitugera mu Kuva rero igice cya 15 turaza kureba indirimbo ya Mose ndetse n'Abayisiraheli. Muribuka ubwo Mose yarayoboye ubwoko bw'Imana ngo bwambuke inyanja itukura, bari bafite ibizazane byinshi cyane. Reka rero dusenge Uwiteka Imana aze kuza kudusobanurira, ubundi nawe usobanukirwe indirimbo ugiye kuzajya uririmba uyu munsi wa none, kugira ngo agakiza kawe karusheho kunogera Uwiteka, bitewe n'icyo ushaka gukira cyangwa se n'umusonga ufite, uburyo Uwiteka Imana arawugukiza mu izina rya Yesu. Mana data turakoze kubw'ubuntu bwawe, kubwo kutwitaho ndetse no kutuzirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki ni ikiganiro cya Mutima Channel kigiye kugeza ku bantu bose badukurikiye. Reza umugisha wamaze kuri subscribe, nutarekura nawe umuhereze umugisha utavangiye, ubundi ijambo ryawe tugiye kubagezaho rize kuza kunyura mu gutwi rihuke ukundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu twese, kugira ngo tubashe kuzayoborwa naryo igihe twese tuzatwerekera iwawe mu ijoro. Ndagushimiye kuko byumvise, izajya Yesu umwami wacu, amina. Rero indirimbo yawe uyu munsi ni iyihe? Ese witwaza iki iyo uri mu makuba, iyo uri mu kaga? Ni iki? Reka twibuke neza gatoya ubwo Abayisiraheli bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, ubwo bari barembejwe n'uburetwa, iyo ngiyo babamereye nabi cyane, aho bakoreshwaga imirimo y'agahato. Byagenze bite? Ni ibintu byari biri aho ngaho, ariko bigoye cyane ko Umwisirayeli yatera imbere, ahubwo yari umuntu w'umucakara gusa. Aho rero ngo bateye indirimbo nuko baririmba na Mose, kuko Mose yari yatumwe n'Imana kubarokora. Nuko rero indirimbo yabo ngo maze ngo Mose ngo n'Abisirayeli ngo baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ahangana igice cya 15 ni mu Kuva uhereye ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 4. Ngo maze ngo Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje iki? Bitangaje. Na uyu munsi wano indirimbo yawe reka ibe iyo gushimira Uwiteka, nuko umuririmbira umuruti Uwiteka waranesheje bitewe no kwanguye mu kibazo iki n'iki. Uwiteka waranesheje kuko wanguye kwa muganga, wanguye ku karago. Uwiteka waranesheje kuko wangaburiye. Burya ni ukuvuga ngo ibibazo ufite uyu munsi wa none, ni ukuri iyo Uwiteka bikuneshereje ugomba kugira indirimbo usigarana mu mutima. Nuko rero tugendere kuri urugero rwiza rwa Mose n'Abisirayeli, kuko Uwiteka yagize ute? Yabaneshereje. Ese wowe Uwiteka uyu munsi wa none yakuneshereje iki? Yagukoreye iki cyatuma wishimira? Ese igihe wari ushonje akakugaburira, igihe wari wabuze akazi akaguhereza akazi, igihe umwana wawe yarabuze minerivare hakaza umuvandimwe akamufasha kubona minerivare, ubwo ukaba uraruhukiwe, icyo gihe ntabwo Uwiteka yarakuneshereje. Igihe wari uhombye, nuko Uwiteka akakugarura abakiriya, nuko ukongera ugatangira neza bigakunda cyane, aho ngaho Uwiteka yarakuneshereje. Indirimbo yawe ni iyihe uyu munsi wa none? Ese byagenda bite igihe byari bigucanze, igihe wowe ubwawe wumvaga ubuzima bwawe buhagaze bitewe n'uko wiyanze, rubanda rwakwanze, abantu bari kukunena aho unyuze ariho hose bakunoshanira inzara ngo dore kiratambutse? Ese icyo gihe Imana niba yarakubataga gukura aho hantu, ese uyu munsi hano indirimbo yawe ni iyihe? Indirimbo yawe ni iyihe? Abisirayeli rero baririmbanye na Mose baravuga bati, iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Naho uririmbira Uwiteka Imana kuko yakuneshereza abadayimoni, ikabahambiriza mu izina rya Yesu. Aho bari bateye baturutse ariho hose, mu mpande zose, hepfo no hejuru, haruguru hose, ukareba bikanga, wararanganya amaso ukabura uwagufasha, isi ikakubana ntoya, haba ukabona uri mu bibazo gusa, ukavuga uti none ndutwa n'uwapfuye. Uwiteka Imana burya yarakuneshereje, ahubwo ririmbira Uwiteka ngo Mana urakomeye. Bo nuko bamaze kuririmba iyo ndirimbo ngo Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, bifarashi n'uwo ihetse yahise ibiroha mu nyanja.
nawe rero humura ibyo bibazo n'akaga n'amakuba ufite uyu munsi wa none, numara kuririmbira Imana uti ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse, ni ukuvuga ngo uguteza ibibazo, ubiri inyuma sekibi ndetse nyirabayazana w'ibibazo byawe umunsi wa none, Uwiteka araje amurimburane n'ibyo byose, amurohe mu nyanja, amutsinde mu izina rya Yesu, amutwikisha umuriro uturuka mu ijuru, nuko acike burundu, ubundi usigare utuje cyane, usigare wemye unyure mu nzira itagira ikibazo na kimwe, nuko ahubwo nahawe kugira ngo ukomeze usingize Imana. Ya ndirimbo nibe y'ako kanya ugifashwa, y'ako kanya Uwiteka Imana kikugirira neza, aho wiririmba uyikomeje uvuga uti Uwiteka aranesheje, Uwiteka aranesheje, nk'uko Mose n'Abayisiraheli bakomeje bashimira Uwiteka igihe amaze kuroha uwo muntu wari uhetswe n'ifarashi mu nyanja, nuko barakomeje ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, aminukiye agakiza nonaha, uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Urumva iyo ndirimbo uburyo ari nziza, Uwiteka niwe Mana yanjye, niwe gakiza kanjye, ibintu byose byiza bitewe nuko yamaze kubaneshereza, amaze kubica umudayimoni, amaze kubaneshereza umwanzi, amaze kubirukanira Farawo mu buzima bwabo. Nawe uyu munsi wawe mu buzima bwawe harimo Farawo, mu buzima bwawe harimo umwanzi sekibi uri gutuma udatera imbere, umwanzi sekibi uri gutuma ubuzima bwawe butsinagara, umwanzi sekibi uri gutuma utarya udahawe uronge, umwanzi sekibi uri gutuma ku kazi kwanga, umwanzi sekibi mu buzima bwawe arimo, uwo mugomo umudayimoni arimo, arahari kandi aragaragara, kuko burya niba wabuze amahoro mu mutima niho biri kugaragarira. Wabuze amahoro ugeze mu rugo, wanze no kubibwira umugore uti mugabo mwiza ko utasha amahoro, ahubwo bitewe nuko udashaka gutakaza akazi kawe, udashaka guca murare yo mu rugo, avuga uti bimeze neza kandi mu mutima bimeze nabi, biri kwanga. Uwiteka Imana rero agutsindishirize none ahangaha mu izina rya Yesu, agutsindira abadayimoni batuma igisuzuguro kikugaragaraho aho ngaho wirirwa. Uwiteka Imana bare namwe, yeni twajamara amaze kwitaba Imana kwa subscribe mutarayikora batinze cyane, yewe gahunda ni yayo gusenga, ubundi tugakomeza Uwiteka Imana akatuba hafi kandi natwe tukagenda tubibona. Ubwo nuko ku muntu wa gatatu turagira ngo Uwiteka ngo ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye, ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. None ninde wakuneshereza? Ninde? ubutwari bwawe wowe ubwawe ntacyo bwakumara udashizemo isengesho. Ni ukuvuga ngo n'imodoka ubwayo iyo inaniwe, iyi modoka ye ishizemo esanse, baragenda bakayiparika kuri sitasiyo bakayuzamo esanse, barangiza bakavuga ati munyuzurize, nawe wuzura umwuka wera, nangiza usenge hano ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara. Ubi intwari uyu munsi wa none, Uwiteka arakurwanirira kandi aragukiza ibibazo byose mu izina rya Yesu. Nuko nurangiza uhereko uririmba Uwiteka, utsindagire, uvuga uti Uwiteka ni intwari mu ntambara, kandi Uwiteka reka tumwite iryo zina kuko niryo ararikwiye pe. Nta wundi muntu uruta Imana. Abadogiteri ntabwo byakunda, abaganga ntabwo byakunda, abaminisitiri ntibyakunda, abaperezida ntibyakunda, Imana niyo nkuru ku isi hose, abantu bose barayirahira. Rero bana nayo uyu munsi wa none, ikumvire ibyifuzo, ubane na buri kimwe cyose gishoboka cyatuma uyegera. Isengesho rya buri munsi uyiriza ubusa, ni ukutandukane n'abagambanyi n'abagome bakwifuriza ikibi, kuko Uwiteka tubwiye yuko arabakorohera mu nyanja, akabatwika akabirukana mu izina rya Yesu, ubundi bakaguyo hasi kure cyane. Nguko ijambo rigiye gukomeza isomo ryo ku murongo wa 4 mu gice cya 15 mu Kuva, haragira ati amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshe mu nyanja. Naho Uwiteka akoroheye abapfumu n'abapfukezi bose mu nyanja, akuroheye za nyabingi mu nyanja, akuroheye ibitega mu nyanja, abarara bakwirukanga imyuka mibi byose abiroshe mu nyanja. Humura, abavandimwe bawe abaturanyi bose bakugize incakarafu batakwifuriza ibyiza, humura, iryo gomwa Uwiteka bagizeho agiye kubirukangana, ubundi baraje bagusaba imbabazi, bavuga ati twakuzaje kuva kera, none uyu munsi wa none tubabarire. Ni ukuvuga ngo arabaguhambirije neza, aguhereze igipfunyika cyiza kirimo impamba izatuma ubanyuramo webye, kandi babone yuko noneho Imana wasenze yari kandi ikora kandi ikomeye. Nitwa Jean Marie maze kwitaba Imana. Ni mutima cano n'utrakora subscribe waratinze, bana natwe mu biganiro bya buri munsi kugira ngo ubashe kuvoma ku ivomo ry'amahoro, kivumo ryiza rizatuma ubona agakiza keza. Nitwa Jean Marie. Ni mutima cano n'utrakora subscribe
waratinze. Kadusenga Imana ubundi dusoze, ariko nizereye neza yuko mwese mwamaze gufata indirimbo muzajya muririmba uyu munsi bitewe n'uko Uwiteka yabaneshereje. Bizajya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ndagushimye data twese uri mu ijuru, urakoze kuko byose ubyumvise kandi ubanye natwe muri iki kiganiro, utweretse yuko watuneshereje kandi izina ryawe ari Uwiteka uzahoraho, ugakemura ibibazo byacu byose. Uravuga bikaba wategeka bigakomera. Uwiteka Imana, komeza ubane n'abantu bose hirya no hino, bakize mu bibazo no mu mage no mu makuba bahanganye nabyo, ko bukeye n'uko bwije, bamenyere ubuzima bwabo, bakize umwanzi Satani n'umudayimoni, ukomeze kubazahaza utuma badatera imbere, ubundi baririmbisha indirimbo bavuga uti izina ryawe niryo ryera, niryo rikomeye, riruta abadayimoni bo ku isi hose, riruta abantu bose abitwa ngo barakomeye, aboroheje n'abandi benshi tutamenye ubwoko bwabo. Uri Imana uhoraho kandi tuzi neza ko bizagenda neza. Ndagushimiye kuko byose ubyumvise kandi witeguye kubafasha ndetse no kudukiriza muri rusange hamwe. Amina. Ciao ciao, reka tuzasubire ubutaha, basasubire buno nangaha kugira ko tujye tubana.